yagize ikibazo cyo guca umugabo we nyuma amuca inyuma. Ubikorana n'umuntu umwe, ubikorana n'abantu benshi, nubwo ari kuvuga ngo abibwira umugabo, nese tureka ntabwo nareka kumubwira ko ababaza umugabo, yego arabimubwira. Uzi umuntu mubi umuntu ahura nawe mu buzima, ni umuntu usaba imbabazi inshuro 3, 4 ku kintu kimwe. Umuteza bibiki n'ibiki ngo narabikoze, usaba imbabazi 1, 2, 3. Amubwiza ukuri, iyo ni satani n'abazimu. Reka mbashimire abasanzwe bakurikirana ibiganiro byacu kuri Treshine ndetse no kuri televiziyo yacu bita Amahoro TV show. Nkuko mubibona rero n'ubundi murabona ko twicaye ahantu heza cyane, ahantu hashimishije. Turi mu busitani bwa studio yacu. Siko bimeze cyane. Ngira ngo murabona ko turi kumwe na wa mwari mwiza cyangwa wa mama mukunda cyane bita Musubije bikume. Basubije bukume. Wa mama wacu, umukecuru wacu bita nde? Benite. Bamwita Benite, ngiye bakabanyita Steven cyangwa Etienne cyangwa Kitefano cyangwa Stefano, unyite uko ushaka. Yose ndayemera cyane cyane. Ni nkwipe n'indyango. Uyu munsi rero dufite ikiganiro cyiza cyangwa twifuje ko dufatanya namwe kuganira. Ntibazongera gutira ishoka irahari. Ya, okay. Ngira ngo twifuje ko tuza kuganira ku kintu kimeze nkaho umuvandimwe yifuje ko tumugiraho inama. Ni umuvandimwe ufite ikibazo kijyanye n'urugo. Afite umugabo babana mu rugo, babanye bisanzwe nyine nk'uko abantu babana, babyaranye 2 cyangwa se 3. Numva ntabwo mbyibuka neza, ariko numva ari hagati ya 2 na 3. Yampaye rero ikibazo arimo agisha inama, avuga ngo umufashe tumugire inama. Yagize ikibazo cyo guca umugabo we nyuma amuca inyuma, kubera ko umugabo we ari igihe aba hari akunda kuboneka rimwe na rimwe ku mpamvu z'akazi. Hanyuma rero bikaba bituma, niba ari impamvu arizo zituma amuca inyuma simbizi, ariko yambwiye ko ari byo ahanini bituma amubura, akajya gushaka undi mugabo bakora ibijyanye n'ibyo umugabo n'umugore bakora, akamuca inyuma muri make. Ubwo ajya gusambana mu Kinyarwanda cyiza muri make. Hanyuma rero umugabo yarabiketse, amaze kubikeka nabikurikirana abimenya. Amaze kubimenya, umugabo cyo kora biramubabaza cyane, ariko aramubwira ati mu by'ukuri nkora iki kugira ngo reka bino bintu. Namubereye niyo. Umugore aramubwira uti bamaranye imyaka igeze muri 5, kandi imyaka yose 5 ni ku mugore nyine muca inyuma. Umugabo ariko umugabo aramukunda cyane, namukunda pe, biranagaragara yanyereka ibimenyetso byo mukunda, n'umugore arabizi ko umugabo amukunda. Hanyuma akamwitura kumuca inyuma. Umugore nawe yagerageza kubireka bikanga. Ntabwo ati rwose ndagerageza ngo ndebe ko nabishobora, ariko yatinda nkumva n'ubundi umubiri wanjye uranze. None ikiri uwo mugore yaravuze ati mungire inama. Nabwiye n'umugabo wanjye ngo amfashe iki twakora, twarasenze. Nambwiye ati namfashe dusenge turebe ko byavaho. Urumva umugabo we nyine amaze kwiyakira. Umugabo we nyine urumva afite, urumva ntago babyita kwiyakira, ahubwo babyita kubana n'igikomere. Yahisemo kubana n'igikomere, ariko umugore akavuga uti mungire inama y'ikintu nakora kugira ngo ibyo bintu bihagarare muri njyewe, ubona ndeke gukomeza guca umugabo wanjye inyuma. Ariko abagore baragukunda ye. Abagore bakunda? Abagore ko bagukunda bakugisha inama cyane. Kubera ko urumva hari igihe biba ngombwa wanasanga, ariko n'umugabo wanjye wabimbwiye, nuko nyine mbangira gusa ngo byumvikane, ariko wumvika rumwe muri uwo muryango wabimbwiye abimpa gutyo. Arambwira ati mumfashe n'abavandimwe banyu mungire inama y'icyo gukora. Ati nanasabye umugabo wanjye ko dufatanye igihe cyo gusenga. Wavuze ko ari umugore ukugisha inama. Nta kibazo. Ngaho mugira inama rero, mfashe n'abandi badukurikira batugira inama. Ngewe icyo namubwiye ko ngomba kureka nyine ubwo busambanyi. Kuko ababaza umugabo we, ariko ngo aragerageza bikanga. Kawumba agerageza bikanga se. Nyine arabigenza gute? Mumfashe rwose tumugire inama. Abakobwa bakowe. Biragutunguye cyane se? Cyangwa ukumva ari ibintu bisanzwe? Ntabwo byantungura kuko nzi ko bibaho. Yego. Ariko nanone
kugira inama uwo muntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. kubera iki se bigoreye yego bibaho nyine, yumva ko bibaho, hari kugira inama, kwifata ukabigira inama uwo muntu. inshuti yanjye, yegereza mikorofone. ntabwo ari ibintu byoroshye. ntabwo ari ibintu byoroshye kugeza kose ugomba kubikora kumugira inama. mbere na mbere nabanza nkamubaza igitera guca inyuma uwo washakanye, ni iki kimutera kubikora? ariko nabikubwiye wagiraga gutya bavuga ati sinzi nimba ari uko aba adahari, umugabo adahari. so avuga nyine ko impamvu nyirizina niyo abwira umugabo ambwira ko ari uko umugabo nyine atakunda kuba ahari kubera impamvu z'akazi. hari igihe biba umubiri, wenda wasanga ari umubiri umurenga, simbizi. Kugeza n'ubwo yanavuze ati bishobora kuba ari uko kera ndi umukobwa nigeze njya muri ibyo bintu. umubiri ukandembya bigatuma ngeze aho iri nyine ntabwo ishira tu ishira nyirayapfuye. aba ariko tumubwira niko akomeza abane nayo ntabwo izashira. oya nyine niko abanyarwanda bavuze nyine, bamwe bagira imana bigashira, abandi bagakomerezaho kugeza babuze ubatereta, atari uko babyanze ahubwo babuze ubatereta. none ukuvuga ngo ni urwo rwitwazo rwo kuvuga ko umugabo ataba hari, ni urwitwazo. ndumva gacitse pe, hari ikintu wumva ariko niba dufite gahunda yo gufasha abantu kubagira inama ndetse n'abandi badukurikiranye mukomeze mugirire umuntu inama, ntabwo bivuze ko tugomba kubura igisubizo. turagishaka ariko urumva birenze. noneho ari kuvuga ngo nanjye ari nkanjye nabikora. ni nk'aho ariko ushatse kuvuga ati nanjye ari nkanjye umugabo adahari akaba ntamubona ku gihe wibuka ko ari umugore uri kugisha inama kandi ni nawe ubikora. yego nyine nanjye ndimo ndakubaza, nawe ushatse kuvuga ngo uwo mugore mbese uri ku ruhande rw'uwo mugore kumushyigikira? ntabwo ndi kumushyigikira, ariko kubera impamvu imutera wumva ifite agaciro, urumva ifite agaciro. sindi bumubwire ngo sinamugira inama. icyo turi buvuge ifite agaciro cyangwa ntako ifite, iyo mpamvu yenyine ituma ibyo bintu abikora. ntako ifite kubera ko hanze dufite abantu benshi batabana n'abagabo, bamara n'imyaka 5 kubera kwiga, baragiye kwiga hanze se, baragiye muri za misiyo, ntamuca inyuma kandi akihangana. nk'uwo umuntu arimo arahimbanira urugo rwawe rwanyu, warangiza ukamutura ibyo bintu, warangiza ukaza umutera n'iseseme ngo mumbabarire gukoresha iryo jambo. yarikoresha nta kibazo kuko kugira ngo turangize ibintu neza ngo umutera iseseme biki n'ibiki ngo narabikoze, usaba imbabazi 1 2 3. amubwiza ukuri, iyo ni satani, ni abazimu. iyo bijya kubuza uba ubyumva. ese ubundi mbonye aho ndi buhere. ubikorana n'umuntu umwe, ubikorana n'abantu benshi, icyo ni cyo kibazo nabanza kumubaza kugira ngo menye aho mera mugira inama. nimba ari abantu benshi, ni ingeso, ni kwa kundi yabihozemo akiri umukobwa, ni ingeso yagarutse, napfukame hamwe asenge. arasenga nta nuko atagize, napfukame hamwe asenge, aho bazimu bamutera bagende mu izina rya Yesu. icyo ntekereza ntabwo twaganiriye kuri iki kintu waruvuzeho cyo kuvuga ngo umwe cyangwa babiri, ariko ntekereza ko bashaka kuba barenze umwe kuko barimuka, bahora bimuka. barimuka. urumva iyo bimutse n'ubundi ntago wa muntu bimukana ko byasa kose, wenda barohana na gahunda bakagira aho bahurira. ntago njye mbyemeza kuko ntekereza kuko ahantu bari batuye mbere hari nk'ari hanze y'igihugu, ubu ngubu baje mu Rwanda, ubundi birakomeza. umugore yagarutse mu Rwanda, wenda umugabo tuvuge ko n'ubwonko bw'uwo mugore uwo ngo bahuraga n'ubundi bahura. icyo kuvuga ko ari umuntu umwe bahura buri gihe cyo numva twagikuramo tugatekereza ko ni benshi. aho afatiwe niho akemurira ibibazo. ni kuvuga ngo nuko ese urumva atari ingeso?
ni indaya mbaye. Kadani ndaya mbaye bana n'ibiraya hano umugani wawe undi wavuze ngo mbega ibiraya hano. Oya ariko turabivuga kuko no kugira ngo dutange umucyo sibyo, dutange umucyo tunamugira inama twabanje kuvuga. Ni ukuri ntabwo nzi kuyoberanya, sinzi no guca ku ruhande. Ntabwo ndamubwira ngo ikintu ni umweru kandi ari umukara. Nubwo ari kuvuga ngo abibwira umugabo, nese tureka ntabwo nareka kumubwira ko abaza umugabo, yego arabimubwira. Uzi umuntu mubi umuntu ahura nawe mu buzima ni umuntu usaba imbabazi inshuro 3 enye ku kintu kimwe. Umuntu ni mubi pe. Afazari yareka gusabaho imbabazi kuri icyo kintu, ukamenya ko umuntu muri kumwe nuko ameze, uwo ni wari we, ugatangira kumenya uko umwakira mu buzima n'ibyo kintu ubana nacyo, cyangwa niba umukura mu buzima bwawe kubera icyo kintu. Ariko iyo ahora gusaba imbabazi uravuga ngo wenda ejo n'ejo bundi azahinduka, ukazarinda urunduka wa muntu atarahindutse. Nimba ari izo ndwara akuzanira akaba yazikuzaniye, nimba ari abantu rero atari abawe, wenda uburyo ugize amahirwe ntumenya ko atari abawe, ariko iyo ugize amahirwe make ukamenya ko atari abawe. Mana yanjye, no kwambura ipantaro mu isoko wayambura sibyo? Ibi byose akaba ari ibintu uzahura nabyo kubera za mbabazi baguhora bagukingiriza mu maso kandi zidahari. Rero wa mudamu we yishije inama Etienne, nama nakugira, senga ukire karande ikwirukaho sibyo? Nimba uzi neza ko kugira ngo ugwe muri ibyo byaha ni ukuba wenda wanyweye inzoga ugasinda n'urugero. Nta nubwo ayinywa kuko ntaganywa inzoga. Nimba uzi ko igituma ujya muri izo ngeso iyo wicaranye n'umugabo ukamarana 30 nawe, imibiri irakurura. Baravugana yambwiye ko nijya ajya mwihamagarira kamubwira ati ndumva ngukumbuye, cyangwa bakakuyihamagarira. N'umugore najya ahamagara umugabo, uwo mugabo ngajya ahamagara ati ndumva neza ndagukumbuye, hamagara umugabo w'abandi. Uwo mugabo nyine wenda igihe bavuze ko batandukana, bagenda batandukana. Kuba batandukana byo byonyine ni ikintu gikomeye kigaragaza ko ni ingeso yani yakunaniye. Buriya bari umwe bahorana muri izo ngeso, nari bumubwira uti ushaka kuba ari we wakunze, shobora umese kamwe ubwize ukuri wa wundi mwashakanye, umubwize ukuri, umubwira ati nubwo twabanye ntabwo ngukunda, aho kugira ngo nkomeze nkubabaza gasanga uwo nakunze. Ariko ikibabaje baratandukanye. Kandi yanambwiye ko uwo mugabo uwo babana nyine ahora aca inyuma ngo aramukunda cyane, hanyuma ukunda undi ninde nyine uwo mugabo akunda umugore, kandi umugore nawe aramubwira ngo aramukunda cyane. Yanambwiye umugore nyine yambwiye ko nawe akunda umugabo we cyane, akamukunda atamuca inyuma. Nanjye nicyo nibaza nyine ubwo, ariko yarambwiye ati rwose ndamukunda umugabo wanjye, ndamukunda cyane. Nimba mukunda namwiture kujya kureka izo ngeso sibyo? Kandi abadahari, nimba uzi ko badahari bivuze ko agwa mu mafuti y'ibyaha ngo nuko abadahari. Ikintu cya mbere avuga ko umugabo nawe aravuga ati ko byasa kose n'ubwo umugabo wanjye ntaramimubonaho, ariko ashobora kuba nawe bikora ahandi, wenda niko nawe ameze. Akaba ari nayo mpamvu yihangana, akaba ari impamvu anyihanganira, agakomeza akabikora. Ati buriya nawe abikora ahandi, ati imyaka 5 yose ishira kucyo amutekerereza. Ibyo kwibwira ngo umugabo ntamuca inyuma ni ukumutekerereza, kuko umugabo nawe ntaricara nkuko nawe yicaye ngo amubwire amakosa akora, ubusambanyi abamo. Umugabo ntabwo aricara ngo amubwire ibyo byose. Rero yere kumutekerereza. Umugabo wenda aba yibereye mu kazi, ibyo bindi ntaba birimo, abarwana n'igitunga umuryango n'igitunga abana be. Rero njyewe inama namugira nuko yahinduka akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urumva akihana sibyo? Kuko nta mahoro bitanga
nuko nkunda kubivuga hano bitera mu n'umwaku biganiro. bitera n'umwaku Iyo uryamanye n'umwe, uryamana na babiri, uryamana na batatu, imizi muvanayo ntigira uko ingana. Ni ukuri pe nyine. ahubwo banavuga ko abarokore niko bajya bavuga ngo iyo usambanye n'umuntu mu gisekuruzo cyabo imizi iriho iragusanga ngo uyikuyeyo uyijyanye. ni ukuri pe ni icyaha kibi. Ni icyaha kibi gikurura ibindi byinshi gitera umuryango umwaku, kikazanira ibibazo umuryango. ese wazashimishwa no kubona umwana wawe nawe ari mu byo urimo? ndatekereza atari cyo cyagushimisha, kuko ababyeyi twese ibitunezeza ni ukubona abana bari mu murongo mwiza, bafite ingo nziza, bishimye. kandi karande zirakurikirana uburyo bwiza bwo kuzirinda. Sikama hamwe ngo usenge iyo karande kuve, usengere n'abana bawe bazaba amahoro. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uri umubyeyi mwiza. Ntabwo nzi ikizakuvamo, sibyo? Rero nimba ibyo ngibyo bikunaniye, icara hasi ubwira umugabo ati byarananiye. Nimba umukunda koko, gukomeza nkubabaza nyine birandambiye, kandi kubivaho simbishoboye. Ati umbara basi ungirire muwembe ndahangaha. Abana basa ndavuga ngo ureba abana se, abana burabashoboye. aha bese ubwo wowe wakemera ko umugore habamo atari umugore wawe ngo kamutungira. Hari abagabo hanze ahangaha bameze batyo. Umugabo yaba arwaye ariko hari abagabo hanze bameze batyo, bataha mu gipangu kimwe ariko uburira ari ukubiri. Barahari. Basi ukaba icyubahiro uwo muntu wakubyariye, kareka ko ajya kwandagara hanze, sibyo? N'abana byibura bamubone rimwe na rimwe, hari bikeya bifashaho, sibyo? Hari bikeya bifashaho. Ubundi nyine mugatandukana kinyabapfura gisirimu, niryo jambo ryiza. Akakomeza kwigendera, gatandukana gisirimu, akomeza kwigendera uko ashaka. hari abantu batandukana gisirimu. Hano kuri barahari benshi. Nimba iyo ngeso yarakunaniye nyine, uretse ko hamwe n'igihe nubwo bigenda gutyo akabikwemerera gutyo, birangira wowe ubwawe wijyanye. Biranga pe n'abana ukabasika, hanyuma abana bawe bakandagara nyine bikabatera agahinda. Akajya bavuga ati mama yagiye kubera indaya, mama yabaye indaya. Ati nareka imico mibi nyine. Niba yabikoraga rimwe ngo agenda abikore kabiri, niyo nama uri kumugira. Yego. Kubivaho nyine ako kanya bishaka kutamukundira. Abantu duteye bitandukanye, ariko uko iminsi izagenda ishira bitewe na discipline yihaye bigashira. Ushobora gufata bya bihe utangiye gutekereza ibyo bintu, ukaba wasimbuza siporo, ukaba wasimbuza gusoma ibitabo, wasimbuza gusoma ijambo ry'Imana. Urumva inshuti ukazihindura. Ibintu bitujyana muri ibyo bintu ni byinshi, bitujyana mu byaha ni byinshi. Ibyo wareba ukareka kubireba, ibyo wumva ukareka kubyumva. Yego. Mbese ni uguhindura ibintu byose. Kubera icyo ushaka, temeranywa nawe kabisa, kugira ngo usige inkuru nziza imusozi biravuna. Aha, noneho rero yanambwiye ko umugabo yashatse kumwimura aho hantu. Numva bamaze kubivuga, umugabo yaravuze ati bishoboka ko ahantu utuye ushobora kuba wegeranye n'abantu mubasha kukominikana ko hamaze igihe. Umugabo aramubwira ati reka nkwimure ngo ukure aha, ndetse na telefone uyihindure. Umugore aramubwira ati reka ati twese ntimuka hano. Bishoboka ntabwo nahimuka, amaze kuhamenyera none ntimuka. Ahamenyeranye bibi ariko wese urumva umuntu ashaka guhinduka. Mu by'ukuri ashaka guhinduka, ibyo bintu yabyakirana yombi, akakira yishimye. Telefone guhita uhindura kugira ngo abantu bazakubure, bazagaruka ubuzima waramaze kwiyakira ko ibyo bintu bitakiriho. Nibyo byiza kurutaho rero. Yaba ari nk'intambwe ya mbere yabateye. Yaba ari intambwe ya mbere yabateye ku buryo bukomeye. Kandi umugabo urumva ko ntako atagira ngo afashe umugore guhinduka. Namiriye urumva nayo irakonda ko umuntu yahindura ahantu atuye. Uzi ko hari igihe kubera ukuntu ari urugendo, nimba ari karande, wowe ubwawe ushobora kubona utangiye umenyera aho hantu n'abo bantu, wowe ukibwiriza ukimuka. Ndavuga se madamu ko wimutse, ati nyine ka kageso kari gatangiye ndiyumuka.
kuzageza igihe uzaba stable utakiri muri ibyo bintu, noneho ukavuga ati aha noneho nahaguma kuko nzi ko uzagerageza kunyegera nanjye nkomeye, cyangwa se mbese afite uburyo bwo kurwana n'ibyo bintu. Yego, icyo cya telefone rero urumva n'umugabo wakimupropoje ariko ahita aravuga ati ngo ubuse mpinduye telefone yanjye, ngo reka ngo ntabwo ari byo, ngo abantu bambona nk'injiji, ngo uhora mpindura telefone, ngo uhindura nimero ya telefone. icyo ushaka ngo amata aguranwa iki? Itabi rwose birumvikana. Itabi. Ngo urumva nta kintu byaba bitwaye telefone no kuyikuraho simbe nkinayifite, nkayifungura ari uko wenda atari umwana warwaye ku ishuri, wenda nzi ko ibyo bintu bafite ku ishuri bafite telefone bahamagaraho umwana agize ikibazo, nzi ko umugabo afite telefone ari bumuhamagareho, ku kazi telefone bari bumuhamagareho, aho harabaye byarangiye. N'umugore niba atumva rwose noneho ndome wa mugore rero ngira ngo urumva mugenzi wanjye arakwibwiriye kandi n'umugenzi wanjye aragusobanuriye, cyangwa akubwiye urugero rwiza wagombye gukurikiza, kuko urumva n'umugabo we kugira ngo ajye gufata icyemezo nuko yabonye nyine biri kwanga, shakisha bishya avuga ati reka mufashe, noneho umugore akamubwira ati icyo twakora no gusenga. Isengesho ni ikintu cya mbere cyane cyane kuri iyo ngeso. Isengesho ni ikintu gikomeye, ariko bisaba no kugira ubwenge. Kugira ubwenge, gusenga nibyo ni byiza, ariko unasenga ufite ingamba. Yego, kuko urumva nk'iyo ntambwe umugabo yateye kuvuga ngo kuroho telefone nimuke, intambwe nziza ntekereza ko yagombye kumufasha. Ngakwiye kumufasha, kuyihakana rwose ntabwo ntekereza ko ari ikintu, kuko ntabwo wavuga ngo wenda urugero wundi uwo mugabo abaho da kandi kubwira kandi abaho. Ubwo nyine mpise nsubira inyuma sigara ndi kwibaza ubundi ubwo uwo mugabo abaho. Ntawe mu isi, ntabwo aba mu isi, reka ta ni marayika waje wigendera, ahubwo we mugore ajya wicabisha Imana uvuga ati nari ngiye kuvuga ikintu umuntu ajya mbwira asererezaho, kivuga nta birenze, ajya akubwira ati ufite umugabo mwiza, kivuga icyo kintu. Urumva nyine gifite ukuntu kituyubashyemo, ukuntu utapfa kukivuga. Ariko ngiye kuvuga agace gato, ariko abakizi bavuge baracyumva. Afite umugabo mwiza pe, uhangayikishijwe no kubaka, ahubwo yabuze umugore. Namufashe rero kugira ngo wa mugani bajya bavuga ngo ufite ngo umugore mwiza abakurusha urugo, abakurusha urugo. Ufite umugore mwiza abakurusha urugo. Nibuke nyine ko uwo mugani bawuciye yumva ko nawe ari mwiza, yumva ukuntu yaryoherwa, kandi nawanga kwishima. Ko nanjye nasanze uwo mugabo yihangana, kuko urumva kwihanganira ibyo bintu. Umugore akubwira ati ndasambana, ukanabimenya rimwe kabiri, bamaze imyaka 7 ari muri ibyo bintu, hafi 10 gutyo. Ntumva umugabo akihangana, akabyihanganira, akamwimura, akongera akamwimura. Ngewe ko kwihangana niko ngira ngo sobanurire. Aramwihanganira bagakomeza kubana nk'umugore n'umugabo cyane. Iyo wubahiriza inshingano nk'iz'abashakanye nk'ibisanzwe. Batangiye bari ku mwana umwe, bafite 2 niba atari 3 gutyo. Uby'abana byo burya ni ibindi umwana amenywa na nyina nyine. Urashatse kuvuga ko ushobora gusanga nabo bana atarabe, ushaka gusanga atari none, akoze ko bishoboka koko. Niba wamugana agira ushobora gusanga nabo bana atarabe none, cyashoboka cyane rwose. Ariko nyine imagine umugabo akamenya ku nshuro ya mbere, akamenya ku ya kabiri, akamenya ku ya gatatu, ariko buri ugeze mu mutima w'uwo mugabo nubwo wamenya nimba babarira koko, cyangwa atari ukwanga gusenya nyine ngo umwanya uri hano. Yashobora kuba akunda uwo mugore, kuko ntabwo ntekereza ko ari umugabo wapfa kubyihanganira. Nanjye ndi umugabo, ntabwo ntekereza ko ari umugabo wapfa kubyihanganira. Urwo rukundo ni rwa rundi rwakira ngo rw'ibiki rw'amadayimoni. Akoze kuri feke koko, cyangwa rw'abamarayika. Hoye ni rw'abamarayika, ni rwo rukundo rwihanganira byose, niko Bibiliya ivuga. Ubwo ni urukundo nyine rwava mu ijuru, urukundo rwihanganira byose. Bakazanzanira virusi itera sida, urukundo rwihanganira byose, niko Bibiliya ivuga. Bakaza Bibiliya ivuga ngo urukundo rwihanganira byose, kandi ntirubona ikibi ku muntu,
bivuze kwihanganira byose rero, niba nyine ako kageso gahari aba agomba kwihangana kugeza apfuye. ni nako mujya munasezerana munavuga. oya njyewe buriya rirandahiro mugiye muyimbona muyifata uko itari. Dusezeranye mu byiza no mu bibi, sibyo? Yaba arwaye cyangwa atarwaye, yego. Yaba atabyaye cyangwa atabyaye, yego. nyine mu byiza no mu bibi nyine. Iyo ndahiro ni igihe urukundo rukiriho. Oya, ahubwo njye numva uwo mugabo yarayikurikije. Uwo mugabo ahubwo bazagenda bayimwandike mu muhanga. Ni impamo y'Imana. None se stati abashakanye bajye baza guhagarare. Bahagarare. Uvuge ko yihanganiye, ariko uzi kugira ngo umugore aguce inyuma ubimenye, wihangane 1 2 3 4 5. Njye nabimenya neza ari uko ari umugabo unyibwiriye. Nkicarana n'uwo mugabo. None se none uko akanganiriza niko wabyemera. Kuko ushobora gusanga umugore yaraguhishe yuko umwe aryamaho n'undi akaryamaho. Batabana. Nyine badahuje uburiri, sibyo? Bataha mu nzu imwe ko badahuje uburiri. Kuko ariko niyo waba yego habaho imiti ushobora kunywa kugira ngo atazakwanduza, ibaho. Ariko nanone uwo mugabo wakihanganira kujya ku miti ataranduye ari ukugira ngo gusa akomeze abane na wa muntu. None se ikibazo wagize ngo kiba kikiri sida se bigenze gutyo? Ashobora no guhindurika kurusha agakingirizo, byose birashoboka ntayimwanduze. Yego birashoboka, ariko ari ibintu bigoye. None se abaye ari umugabo umeze gutyo, nubwo ntazanye icy'umugabo nazanye icy'umugore, umugabo abaye ari umeze gutyo, umugore we urubizi ko abagore bajya babasha kwihanganira ibyo bintu. Ashaka kubyihanganira ubuzima bwe bwose, kimwe nk'uko ashaka kugira hagati bikanga, ariko burya abagore bihanganira ibyo bintu kuruta abagabo. Niyo mpamvu biri kungora cyane kubyumva ko ari umugore ari umugabo none waba uhari umeze nk'abagore. None umugabo umeze nk'abagore afite kwihangana nk'uko abadamu. Ariko rero wenda dusoza, reka tugire inama uwo mugore, tugire ku musozo wacu, hanyuma n'abandi bazadufasha kumugira inama. Gerageza dusoze umugira inama. Njye nayimugiriye. Oya, shyiramo kandi kantu, shyiramo umunyu. Njyewe nabwiye ngo niyihane kandi afate disipurine. Nimba ari telefone ahindure, nimba ari aho yimuka nk'uko umugabo yashatse kubigufashamo ahimuke, atangire ubuzima bushya. Ibyo ni igihe bishoboka ko ahita abireka burundu, cyangwa se nimba bikoraga rimwe mu cyumweru. Ngiye kubikora ntabwo umwemerera kujya gusubirayo. Hari abantu bidakundira kureka ingesi icyarimwe. Ntabwo ushobora kubona uburozi wamaze kumenya ko ari uburozi, ko namara guhishurwa neza ko ari uburozi ntabwo ari suri kuburya. Ntabwo rero ngende buze kumwemerera gusubirayo nyine. Ako rwose ako rwose ngewe mbanze nkagusenya nawe umuhiya. Ariko nimba umuntu yaramenyereye ko buri cyumweru akora ibi n'ibi n'ibi, cyangwa se buri munsi kandi akaba adafite mwuka w'Imana, kuko ngewe nemera ko Imana ikubashisha kureka ibintu uwo munsi ukaba wabireka. Rero birashoboka ko ibyo bitashoboka, ariko ukiha igihe uvuga ati ibintu bituma rero mba muri ibi bintu ya disipurine navugaga ni ibi n'ibi, reka mbireke. Nimba rimwe mu cyumweru aribwo nabikoraga kubera ko nabaga ndaha, reka ndeke kujyayo. Icyo gihe birashoboka. Icyatumaga mu cyumweru ushobora kuba wabikora rimwe, cyashoboka ko no mu kwezi byarangiye utabikoze wa mwaka ugashira. Ariko hakabaho n'abandi bantu rero batabirara, batarara gusambana. Mana yanjye, ashaka kuba ari muri abo bantu. Gusa uwo muntu urambwira ngo ahita abireka uwo mwanya bishoboke? Ntabwo. Uretse nyine ya Mana ya Mwuka Wera waba wamugezeho ukamukurikizaho ibyo bintu. Naho ubundi yasiba iryo rimwe akongera ikindi cyumweru akongera gutyo akazashiduka ingeso yarayiretse. Ruto
ni rwo rugendo. Hanyuma ngaho namugira inama. Njyewe inama ari bumugire kimwe cyo ntasubireyo kubera nonaha afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo kuko bajya bavuga ngo burya iyo umuntu areba imbere ntabwo yifuza gusubira inyuma. Nafata icyemezo nk'umugabo cyangwa se nk'umugore avuga ati ibintu ndabiretse, yumve icyo umugabo ashaka. Afite umugisha wo umugabo amufashe. Yego. Namufasha guhindura miriye ni ikintu cyiza cyane. Yashoboka ko ushobora kuba ashobora gutuma hari ibintu bitagenda neza bitewe no kubura n'uwo muntu cyangwa ubona n'uwo muntu. Telefone ni kimwe mu bintu bishobora kumufasha cyane, ko buriya uri kure ya telefone udafite nimero y'umuntu ushobora kugera ahantu ntabwo mpamya ko yagera ahantu ngo ahite abona umuntu bahita bahuza aho yaba agiye nta na telefone afite. Nabyo bizamufasha kuba icyo gihe kirekire atari kumwe n'ibyo bintu no kubibona bitume abasha kuba yarika icyo kintu. Ubwo byamusaba ko buri nka nyuma y'amezi 3 yajya yimuka. Ndi kuvuga nyine murumva ni ntuze ya mbere, intambwe ya mbere ashaka gutera, kuko ntago tuvuga ko biza kutaza kurangira, ni kumwe ikintu cyatuma birangira. Ikindi nyine yumve ko Imana nayo nyine ibyanga itabikunda. Namara kubona ko Imana ibyanga, urumva urafashe icyemezo cyiza cyo kubireka abeho kunezeza Imana kuko anytime yanapfa. Ikindi atekereza no ku bana, areba abana be yibaze ngo isi wa mugani bibaye ngo ko ntandukana n'uyu mugabo tugatandukana ku mpamvu y'uko nasambanye. Abana banjye bazamfata bate? Sosiyete nyarwanda yizamfata iti? Ikindi atekereza no ku burwayi, ntabwo abutekerezeho. Namara gutekereza kuri ubwo burwayi, nubwo bamwe babifata nk'ibintu bisanzwe ariko nabyo biba bikomeye, atekereze ko ari n'umwanda, ari binazana n'imyaka mu muryango, nta n'icyubahiro bitanga. Urumva ibyo byose mvuze uri kumugira inama ashaka gusinzira. Uri gushaka gusinzira wowe? meze nk'uri gushaka gusinzira. Hoya nyine nuko nyine byamvunye cyane, byanyeye mu marangamutima, ahubwo nashakaga kurira. Nashakaga kurira, ubundi nanarize buriya ko amariya amagambo atemba ajya mu nda. Ubundi tubimenyereye ku bagabo ariko ku bagore ari ibintu utekereza, wabitekerezaho kumva ukuntu bimeze nyine kumva birakurenze. Yego pe. Ukaba wanarira kubera ntuzi. Uburyo nkubona. Nubwo yabimbwiye ariko njye nabyumva noneho kurushaho. So rero ndumva inama zanjye ari izo ngizo. Ndabizi neza bizakunda nagendera muri izo nama mugiriye. Kandi umugabo we ni intwari pe. Tumushimire. Aramukunda cyane kuko ntabwo abagabo bapfa kubona abagabo babaca inyuma bagatuza. Wenda abagore mwebwe niko Imana yabaremye. Yarwaniye urugo pe. Abagore niko Imana yabaremye, ariko umugabo akenshi ibintu bitandukanye abantu kumva amadevoruse nta kindi kintu kibitera n'ibyo bintu. Ibyo akenshi. Umugabo we ni intwari, ni umuntu w'umugabo cyane, azabimwubahire ndetse anabimukundire by the way. Kumwereka rero ko amukunda cyangwa amwubahiye ko amukunda nuko azabivamo akabireka cyangwa akumva inama zose amugira. So n'abandi rero badufashe ibitekerezo byanjye n'ibyo ngibyo numva namuha, kandi dusoza mvuga ngo n'undi wese ufite icyo twamugiraho inama cyangwa se ufite n'ikiganiro nyine nk'uko umuntu aduhaye iki kintu tuganira, ajya azana nyine tumugira inama, yandikaho muri comment tumufashe mu buryo bwo kukiganiraho no gushaka umuti wacyo. Ngira ngo murumva ko byanze bikunze uyu muti urabonetse w'uyu muntu niba atarangaye. Twebwe akacu turakarangije kandi burya gushyira mu bikorwa nibyo bivuna. Ariko buriya turanakarabye. Igisubizo niwe ugifite. Ugira ngo ibi byose ukamubwiraga ntabizi, ariko gushyira mu bikorwa nibyo bigoye. So rero tukaba tunakarabiye imbere ye. Yego. Amaraso ye ntituzayabazwa. None se rega tuba turi no kubwiriza buriya. Tuba turi kubwiriza gukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana kuko iyo ubwira abantu ngo bave mu byaha, ni burya uba uri gukora umurimo w'Imana. Kandi ndabizi neza nabigenderamo bizamubera byiza, ahubwo azana ituro ry'ishimwe. Ituro ry'ishimwe. Azarizane nyine. None se. Mama we. Imana ishimwe cyane rero kubw'uyu munsi. Ndagushimiye cyane nk'umusesenguzi cyangwa umuntu wadufashije gufasha bagenzi bacu. Ibiganiro byacu nakagaruka
mukomeze mudutegereze aho ngaho mu kanya nabwo turagaruka cyangwa ejo muri turaje. Yes, twongeye gushimira abantu batari guhema kuyikanda, batari guhema kureba ibitekerezo byacu tunyuza kuri YouTube yacu ariyo Trio Shine n'Umurava TV. Turabashimiye cyane pe, mudukora ku mutima. Share, comment, ntibikabure. Merci.